hano paka dutashye nushima ko nawe tubereka ingingo byiza bagaca akabogi bagahindura uti ubikore gutya hani wakabogi tibagaragu beza ati bamwe hariya abandi hariya beda zamura umuntu y'ubutware uyibatunge aho ubereka bajya naho niba batabikunda bakomeze bahagarara ngaho ati mugaragu mwiza ajya hariya ati nawe mugaragu mwiza nawe gana hari ariko mutambuke mwese mwatabasorera yamuhaye ako ni mubashimire hanyuma ujye ndebera akaba abasore b'ingarama kirambe baricara ashoboje atari yicara mwongere muhaguruke bedazi cakabogi hanyuma ubwe na pare mwiza ati nawe pare mwiza nawe cakabogi hanyuma nk'uko bari ari abagaragu bawe nubishaka bakomeza bagire umutekano kuri nubishaka uravuga ati muhire uruti nushaka bakomeze bahagarare kuri uyu mwanya n'uwawe ati bagaragu beza namwe ni muhire uruti ati namwe ni muhire uruti ariko nimushimire tudati mu musore marabizi bya nyabi hanyuma rero data mubyeyi bidasi namushyize mu byimbo nimunyemere mukomeze mutarama mubyeyi ngayigire komeza utarama ariko twataraga twagera Andrea Gakuba avuga ko uriya muhungu atari muzima nibyo mbega rwageze kugarama amagara mu burenzi bwo mu Rwanda bizi umutwe utangira maze ngabo yanze gushira amakenga ati n'inkera ya neza atubona icyogera mu kuba ntakome ntabazanye n'icyubahiro mu rugo niba ubikora utaganje mba rwotambira igenzi bari mu rwanda bakabaza gushaka ko ndagira ibyo umubyeyi mwiza n'umugenzi natege ahubwo baragusura imbere bijya bisetsa cyane twarengarenze fata ku bikike turaguyaguya fata ku mfuruka ariko size yemeye gusohokana n'amasibo atandukanye imbere hari sibo y'ababyeyi bamugira inama uko bwije n'uko bukeye inyuma y'iyo sibo hari abari ba bakobwa twakwita indorerezi bamutembashushu batetse ku mwari w'isoni
bategereje ko irembo rizagora nawe bakigeza mu gitaramo nk'iki. Inyuma y'abo beza abari basaza be bakubye ibigondo mu byano nibaza gusesekara hano mu gitaramo muze kubagenera ikirezo bakwitura ibirenge basubire mu bana. Neza b'iwacu ni karibu. Batambuka ababyeyi beza muze kumvira duhumve Josina umuseka turashimire dukuma amashyi. Batambuka neza n'ababyeyi byahamye mutambuke ababyeyi beza baratambuka neza abantu b'umwaka. Hanyuma nongera ntigurwa umwanya munyemere nongere nashimire. Gatsinduka genda nkazoko iyizire azagukunda bikomere azaruhindura urucantege iyizire iyizire wanyoye inka iyizire ndeba wanga gutambuka kandi uyu munsi ni nta gisibya iyizire Pedasiti yarabiraye ngo azagukunda urucantege iyizire iyizire mwiza wanjye iyizire wanyoye inka iyizire hambukane zutanyerera amata nyoya kabogoka kizire ugenda neza mu wanyoye inka kandi agatsindu genda nkazo iyizire iyizire mwiza wanjye iyizire wanyoye inka iyizire bwajoro rwa muco mwiza ko wemeye ayo mananiza ukemera ukadusiga nyirahabayazana n'indege ugukuye mu rungano rwakogoshe ibyo bisage uzamutegera urugori mwiza wacu bisi igendere burya ibihe biyibindi amahitamo nkayaraje ko sobukwe mbona umuguranye so shenge igihe ni kigendere mwiza wacu shenge disi igendere maze wibagirwe kubirura y'amata inka zihumuje
bakwimuye kwiriwe yizire fufu wacu disige mumuranganire avuga nimuvuze impundu zirihe aho yakunzwe nizivuge nzumve ni mumurangamire yarezwe neza kandi murabireba mumusanganira amashyi menshi mama igendera umugezi umuteta bikwiye igendere shenge dore usanze uwo wakuhunze wa munsi ukomeye twahoze twiteze wageze shenge dore rwemaje kukujyana urugero mu bahungu benshi rwamucyuyaje fufu mwana wa mama nge ndabona nagisibya ibyavuzwe n'Imana burya ntaho bikura ugende wubaka urwawe kandi uzubaha Imana igendere umutezi umuteta bikwiriye igendereshe urakoze cyane usanze uwo nimumushimire ni umuhanga bya nyabyo n'ifura bya nyabyo kumugira kandi muri no twongera duherere gahunda yabaje ari byose uko yaba byasaze uraho neza n'amahoro inosari yeza iteka byose amakuru harya nakwaje ngo nawe wisabira wagisubije ku icyo kibazo ntabwo ari njye wisabiraga wasabiraga nde nasabiraga Vedaste wasabiraga Vedaste yego wamusabiraga nde Alphonsine yego mwana wacu Alphonsine uraho yeza kuzwe iri umugabo aho nawe amakuru yego akaburya ntawe abantu benshi ko urashobora kwibagirwa cyangwa akajijwe aho yavuga ngo ndamukugeze ntavuge ngo aho ndamushimye byane kugenda gwe Alphonsine rero oya ntiyabivuga uyu yararezwe musaza ureba yitwa Andereya uyu nguyu yavuye mu Bwanacyambwe atangira uburiza kandi buriya hari abantu bazi ko mu buriza ari kure iyo ureze Nyabugogo hano hepfo Nyabugogo uriya mugezi uri ubugeze mu buriza uhana imbibi n'Ubwanacyambwe kandi agasata kose asamukanya cyongagera za Masoro uwitwa Vedaste. Ese Vedaste waba umuzi? Yego ndamuzi. Nakundera amashyi. Twamwinginze dukomeza kumwinginga ngo dukundane urundi byo kugusaba no kugushyingira tubyihorere kuko nawe urabizi ko wari waragiye mu bakararisi kugira ngo sengera isi itazarimbuka usabira abantu b'abanyabyaha kugira ngo bagire gute kugira ngo bahinduke nk'uko Aburahamu yabisabye Imana kandi koko Imana ikagira impuhwe Sodoma na Gomora yirinda gupfana n'abanyabyaha ariko rero bazanye inzoga zitandukanye binginze umuryango ntabwo sinakubwira ngo rero nk'icyemezo cy'umuryango wafashe nuko twemeye kugutanga igihembo cye usangizaho amagambo bwamukeje mubyeyi none se habo barinzi koko ndakumva n'ubundi umusizi w'umuhanga aravuze ngo inka yabyaye muki agasigaye n'akabashumba ababyeyi mu mari urubuga hanyuma agahunga ahuze n'umunyutsi kandi mwataramye neza muri fura ariko nimushimira ababyeyi mwafuramo Vedaste rero itambukire mama igikumwe yizere bamba ariko mwamuhaye amacya atambuka neza no kuri kwimana ariko ubukwe mu bugira ibintu nureba
hanyuma rero Vedasi yaje afite ba bodyguard nanjye nyihobera wamfura umurekuye gatoya mu bwira hanyuma aragaruka wongere rwose umugwe mu byano murekure gatoya ugane Vedasi yakubwira ntacyo buriya masibo nababwiye nababwiye ko bari kumwe na musaza we bakubye bugondo mu byano Vedasi namumenyera ikiretso akwete ururenge asubire mu bana pare mube hano ngo babe uburenganzira kuri we tambuka aratambuka neza ati muramu wanjye ndagukunda arabanza amugwa mu byano ariko namwe mubaha amashyi mwamfuramo mureba ati ntabwo nari gupfa kubikora mushiki wanjye ati Vedasi ataje inka ngwe mu byano buriya yari umuhanga utati yajyaga ajya gutereta akamutuma mituye agatinda imitome ikigendera none dore kamushime Vedasi irambura iyo baratabu bahita envelope hanyuma umushimire ko yahabaye hanyuma bafata ifoto y'urwibutso nureba hanyuma Vedasi yongera witambukira ugire hariya musaza wacu rero warakoze uri imfura cyane urakoze uri umuhanga mushiki wawe umuguranye envelope ngo kwetura ibirenge usubire mu bana nureba uri umuhanga cyane riba gushimira umuguranye envelope nimumushimire rega bwashyize so kujyana wamfura we uyu mukobwa yaje gusabirwa Vedasi teri namwe rwose ujya utera indi humura Vedasi wakujya ugatera iyindi ahubwo rero Vedasi ongera rwose wakongeye ongera kandi rimwe gusa Vedasi ongera rwose ongera utarambura amaboko Vedasi ongera utarambura amaboko noneho yarambura umugwe apfucuri mwabahaye amashyi mwamfura ariko Rufosine nawe si uguhobera arahwereramo apfucuri akomana nk'ibyo dufashe nzamura akarimbo gatoya njye nkagenderamo wawe ati matike mukabahanga mu kubimba amashyi wawe n'ubwa mbere natavuye ko barasuzanya gutya hanyuma rero umugani hari imbere kugira ngo n'amafoto azagende neza Alphonse itera intambwe neza na Marene komeza utambuke hanyuma uhagarare impande ya Vedasi na Marene nawe azahagarara ahangaha hanyuma rero kugira ngo tuze gutaha ubukwe twese tuze kubibona reka sabo bajeni wow wafata ifoto nziza ariko umunyarutsa akamwenye burya password y'ifoto ni Ismail kandi iyo byanze uvuga isambusa umwuka vuba ariko ifoto bagenda neza bigegabanya gatoya wo kuzamura cyane yego twihutishe hanyuma n'ababeza bacu babyeyi beza babereka ibyimbo byiza muhina uruti hanyuma n'ababandi bamugaragiye namwe mutambuke mugane hariya bafata ifoto y'urwibutso babyeyi beza babereka ibyimbo byiza ifoto y'urwibutso mutambuke mwatwaje umusore wacu impano namwe mutambuke mwegera abageni hanyuma namwe bafate ifoto fotogarafi mudufashe twihutishije tunyarutse turebe na ndengeye igihe tuze kureba tutaza gutinda mu mafoto kandi mumwenyure mwa bakobwa mwe password y'ifoto ni Ismail wow hanyuma namwe mu bakuru uyu munsi aho byabaye agahebuzo arabanza arabereka ati dore mutwaye gutya hanyuma Vedasi afata ya meta nziza wow Vedasi gake romantic gake wow manura gahoro ongera wow gake gake
Wow, impeta yegejeje mu mushime umukomera amashyi wawe. Hanyuma abereke bose ati ndamwibukanye kuri uyu munsi. Hanyuma ati si ibyo byonyine ndabizi abagore muri abateguzi ati reka ngo n'iki gihuru mu muriranga ya ngizi ndabo ati teka ujye urushashagirana ngizi ndabo. Tunyarutse ifoto vuba. Fotogara twihutisha wamfura. Wow, urakoze cyane. Hanyuma sabe wa mwiza watwaje impano Vedasti abihe umwamikazi we ayitambutse, hanyuma Vedasti ahereze impano nziza uwo mwiza we. Ndafotogara ntabwo buri foto yose uzajya ujyamo kubereka. Tujye tunyarutse ifoto turebana ndengeye igihe amasaha arimo aragenda. Wow, hanyuma ufite impano umwiza wacu yategure Vedaste nawe nahita papa nawe natambuke. Tambuka mubyeyi suhuza abana ati mwana wanjye, mama suhuza umwana ati mwana wanjye warakoze ati kuri uyu munsi ni ibyishimo. Arongera agana no kumukazana ati mukazana wanjye ni karibu. Hanyuma ufite impano ya papa ayitambutse, ufite impano ya papa ayitambutse. Hanyuma umukobwa wacu ararezwe ati ntabwo nahangara uruhanga rw'umusaza atawugoreka umuhungu w'imwambike wawe. Ariko mwashimiye umubyeyi ko yareze neza mwamfura. Ati si ibyo byonyine Alphonsine ati mubyeyi mwiza atakira iyi nshyimbo ati n'ikibanza byawe hanyuma wakire iyo mpano umukazana wawe guhaye. Ariko mubashimire mwamfura mwe. Wow, hanyuma mubyeyi hagara ku ruhande gatoya, mama wacu nawe atambuke agare hagati y'abana. Hanyuma ufite impano ya mama nawe ayitambutse. Gitambutse uyihereza uwo mwiza wacu ati mubyeyi mwiza warakoze kumbyarira umugabo ati ni impano nziza. Hanyuma musore nk'abamanura gato igiseke kugira ngo ifoto izamere neza. Yego, hanyuma murebe imbere kandi munyarutse n'akamwenyu ati nuza gukinguruka muri iki gitaramo muraza kureba urwandiko nakwandikiye ati kandi warakoze mubyeyi. Hanyuma papa na hanyuma murebe imbere bafata ifoto nziza. Wow, hanyuma bafata ifoto. Mama nawe ati bana banjye ati nanjye ndabakunda kandi kuri uyu munsi nishimye cyane ati mukazana wanjye ndeba ati nguhete impano Alphonsine umwana wanjye ati nuza gukinguruka muri iki gitaramo uze kureba urwandiko rwiza nakwandikiye. Mari nawe hafi adufashe iyo mpano. Hanyuma numire ababyeyi ba Alphonsine nabo batambuke abana babahete impano babateguriye. Ati mukwe wanjye amugwa mu byano ati mukwe wanjye ati uri umwana ati waje bugibwa. Mama nawe yegera umwana ati mukobwa wanjye ati nibyi cyubahiro kandi ni igitangaza warakoze waduhesheje ishema mubyeyi. Hanyuma ufite impano ya mama itambutse. Hanyuma twongeye tuze guhagarara hano inyuma. Mubyeyi warakoze ati niyo mpamvu iki gitaramo ati newe ishema no kukwambika. Vedasi ati iwacu hari ubushyo ati buriya ugakunje neza biba bigaragara ko turi abatunzi. Hanyuma Vedasi azamura ingofero nziza ayiheta mu ruhanga rwiza rwuje ubwema ndetse n'ubwenge ati mubyeyi warakoze kumbyarira umugore mwiza nk'uyu nguyu. Ariko mwabahaye amashyi wamfura we. Ati si ibyo byonyine kandi ati ndaguheta n'iyi nkoni y'ubutore ati mubyeyi uri indashyikirwa izamure Vedu yimuhereze. Bafata ifoto munyarutsa n'amashyi. Ibi ni ibyishimo by'abana. Hanyuma papa wongera hanyuma bafata ifoto nziza y'urwibutso.
hanyuma mama nawe impano nyinshi kandi nziza. Ati maze nuza gukinguruka mu gitaramo uze kureba urwandiko nakwandikiye. Hanyuma na papa hagarare hagati, hanyuma afata iyo kazi mama Aime nawe atambukaga n'abana, hanyuma bamuhita imana atambuke. Mubyeyi ati bana banjye ndabakunda, bafata ifoto, hanyuma ababyeyi bagaruka mu byimba ariko mubakomera amashyi, ibi ni byiza byo kubyara mwamfura. Atambuke nawe agana abana banza bagwe mu byano. Papa Benita nawe atambuke, bamuhete impano bamuteguriye. Papa Benita nawe utambuka, ati shangazi mwiza aragukunda, turi bambura gutegura neza, hanyuma uhagarare neza, hanyuma bamuhete impano, hagarara hagati y'abageni. Jean Marie nawe tambuka twihutishe.